ikintu ahindura na wa mugore bamurakariye ngo abonye ari kuri telefone namubaza ngo natangira kumutonganya hari akantu kari buzamuke usange hatangiye kuza amakimbirane ndetse atangiye no gusohoka hanze abana barimo barayabona abakozi barimo barayabona yego rimwe na rimwe bikanatutumba bigakura ugasanga n'abaturanyi babibonye batangiye kuko ntawuhisha ntawutwika inzu ngo ahishe umwotsi rimwe na rimwe niyo yahisha uwo mwotsi ugeraho nawe ubwawe ugatangira kwitwikira ugatangira kwibyarira umuriro uwo mugore aratanga uburere bumeze bute uwo mugore rero niho hahandi usanga abana bavuga ngo ugasanga umwana afashe umwanzuro wo kutazashaka kugira ngo atazubaka nk'ukuntu yabonye iwabo hameze urabyemera ko hari abantu bavuga ati nshingiye ukuntu nabonye mama na papa babanye sinzashaka rero ikintu navuga ibyo byo kuvuga ngo kwita ku mwana nibyo kumuha keya nibyo ariko umwana nagira igihe cye na papa agira igihe cye iyo uri umugore uri porogaramu ntabwo abana muhora mukina kuko abana niba muhora mukina se bazamenya ko bakuze se ryari umwana ava ku gikoma akagera ku mugati akagera ku biryo akagera aho yitamika cyangwa batamutamika rero ntabwo uzita ku mwana amasaha yose umugabo se we yaba ari iki ndumva uwo mwana uba wamuhinduye umugabo ushatse kuvuga yuko ababyeyi bamwe na bamwe bashobora gufata abana babo bakabasimbuza abagabo yesi niko bimeze ese sintekereza ko bashobora kuba bafite ishingiro kuko nzi neza yuko umwana ari yatashe ku mubyeyi cyane abagore bakunda abana bakunda abana kuko hari n'abo tujya tuganira wenda ni akantu gato ahantu tujya tuganira nkababwira ngo mbese ari umugore n'umwana cyangwa ari umugabo n'umwana wahitamo iki bibaye ngombwa ko ari uguhitamo wahitamo iki reka nawe nkikubaze ari umugabo n'umwana bibaye ngombwa ko ari uguhitamo wowe wahitamo indi ngewe nahitamo ariko ubwo ari umugabo tubanye neza nkunda nawe nkunda nahitamo umugabo kuko niwe mba narabonye mbere ni nawe uba waratumye mbona uwo mwana uwo mwana abaye adahari ngifite umugabo nabyara abandi bana none se abo bana bo ntabwo ushobora kumuhamana umugabo yagenda ugashaka abandi ubwo mwabama ariko mutabanye neza kuko ubundi umugabo mubanye neza wakumva ko nta n'ikindi kintu kimuruta umugabo mubanye neza ubundi nta kindi kintu kimuruta ntabwo ari amafaranga kuko umugabo mubanye neza amafaranga murayashaka cyangwa se yaba adahari ukamenya ko yabuze ariko ko iyo ahari akoreshwa ayaguha njyewe niko mbitekereza ubwo abandi ukuntu bagusubije ntabwo mbizi ariko ngewe ntabwo nahitamo umwana ngo umugabo mureke gusa numva wakurikiza inshingano umwana ibyo akeneye bimuhe mu gihe cye umugabo nawe agira umwanya munini mu rugo rwe kuko umugabo niwe wabanje kumenya niwe wabanje gushaka mbere y'uko ubona abo bana urimo uratubwira ngo abagabo cyangwa se abagore batangire gutekereza cyane ku bagabo kuruta uko batekereza ku bana babura ubwenge barabatwara da none ko ari byo byeze abagore murimo murabyumva hari Inga TV show uyu munsi wa noneho izanye ibindi bidasanzwe ngo nimubura ubwenge ku bagabo banyu barabatwara da none Biju arabivuze ndabivuze wasanga nawe we baramujyanye ari aho ngaho umwana ntabwo aruta umugabo niwe waje mbere umugabo aba yarakuze kandi nawe mugabo ukeneye ko bakwitaho wita ku mugore gute ngewe ndavuga impande zombi wowe mugabo ukeneye ko umugore akwitaho agakora ibi n'ibi n'ibi wowe ukora iki inshingano z'umugabo si ukumuha amafaranga amafaranga se gusa hanyuma nawe ukaza kumuha amafaranga umwanya ni ibintu bibiri tuba dukeneye amafaranga kuko wakemura ibibazo byo mu rugo ariko n'umwanya ese kubera iki mwebwe mutaha abagabo amafaranga kandi namwe iyo tuyafite turayabaha iyo tuyafite turayabaha so rero nayo niba mvuga ngo umugore ufite imyitwarire nk'iyo yabasha kunezeza cyangwa yabasha gutuma urugo rwe rumera neza ese ndabizi birashoboka cyane ko hari n'umugore ushobora kuba yabana neza n'abana be ariko ntabane neza n'abandi bana bari muri urwo rugo
barahari abagore bikunda kumva ko niba wenda afite abana biwe yabyaye n'abandi bo mu muryango abo bana batagomba kungana. Barahari abo bagore ariko ntago bikwiye. Ugomba wenda niba ufite ukundi kunumva abantu bakunze ukabigumisha imbere, ariko abana ukabagaragariza urukundo uko bari mu muryango bawinjiyemo, ukabagaragariza urukundo bose. Ubwo rero ntago nkeka ko umugore ufite iyo myitwarire, njye nta nubwo njya numva ko umugore utita ku mugabo uko bikwiye. Niba umugabo yubahiriza inshingano ze nk'umugabo, wowe uri umugore utubahiriza inshingano zawe, sintekereza ko n'abana wazubahiriza. Ntago njya mbyumva ko n'abo bana wabaha keya udaha umugabo kandi umugabo we agukorera ibyo asabwa gukora. Urugo rumeze rutyo rurimo ruratanga isura imeze gute mu minsi iri imbere? Kuko nahoze nibaza nkavuga ngo mbese ibibera mu ngo mu minsi ya none bitanga ishusho yo gukomera cyangwa gutegura umuryango w'ejo hazaza. Ibirimo kubera mu ngo muri iyi minsi ya none bishobora kuba byaduha ishusho biri kuduha niyo kumva ko n'utarashaka yabireka. Icyo nicyo nibikomeza nitudahindura gahunda ngo duhindure strategy, abagore bahinduke mu ngo bakora ibyo bagomba gukora n'abagabo bakora ibyo bagomba gukora, hanyuma uwo muryango ubone gukorera abana ibyo bagomba gukorera abana. Tudahinduye ngo duhindure dushyire ibintu ku murongo, mu myaka izaza umuntu yagezajya avuga ati kugira nshake nko kwa runaka kambe mbiretse. Kandi n'ubu birahari. Birahari rwose, kumva umuntu ukabona nk'ubu uri umukobwa cyangwa uri umugore, umuntu araguterese amaze ukwezi akoze ubukwe. Rero ubonye urugo rwubatse gutyo bawumva ko utakifuza kuzubaka gutyo, ukavuga ni nkaho nabiretse ho kugira nubake kuriya. Ariko dukwiye guhindura. Dukwiye guhindura, umugore agakora ibyo asabwa gukora n'umugabo agakora ibyo asabwa, mbese ku mpande zombi tukoroherana tugakora inshingano zacu. Gukora inshingano k'umugabo no gukora inshingano k'umugore, ibyo birahagije kugira ngo bategure umuryango w'ejo hazaza? Birahagije. Ntago buriya ikintu ukeneye gukorerwa banza ugikorera undi. Abagore benshi muri iyi minsi cyangwa abakobwa benshi muri iyi minsi barimo barashaka bafite tageti. Sinzi impamvu utarimo kubitubwiraho kandi ndabizi birahari. Barimo barashaka bafite tageti. Tageti nyine ituruka kuri izo ngo z'amakimbirane. Tageti y'uwo mugore tanga tageti y'uwo mukobwa, iyo amaze kuyigeraho yavuze ngo ni ukumanika akaboko yamanitse nk'uko wabivuze. Iyo agezeyo akadamarara, ku rundi ruhande hari abagerayo bakadamarara bakavuga ati narugezemo birarangiye. Ariko hari n'abagerayo bakavuga ngo tageti yanjye ntabwo ndayigeraho kuko icyamujyanye ni ubuzima, ni imitungo, ni imibereho, kandi kireza cyane ko hari n'abakobwa benshi baba barakuze bagakura bari mu buzima butari bwiza, akumva yuko akwiriye byanga bikunda kureba wa mugabo swati ufite akantu mvuga ni agafaranga, cyangwa se kandi biranagoye kubona umuntu navuga uri mutoya ufite ako kantu. Ni nayo mpamvu usanga abakobwa benshi barimo gushaka abantu, ushobora bashaka abantu bitewe n'impamvu runaka. Yego, ndagira ngo rero mbwire, gusa nubwo atari bose ko hari ingo nyinshi zubakitse cyangwa zubakiwe kuri ibyo, ndetse izo ngizo akaba ari nazo zirimo gutera amadivorce menshi atandukanye, menshi arimo kuba menshi. Iyo uganiriye n'abantu batandukanye bo mu nzego bwite za leta, bo barabizi, babibona buri munsi, babibamo, kuko amakimbirane yo mu muryango, ibibazo byo mu muryango swati bishingiye ku gucana inyuma, icya kabiri bishingiye ku makimbirane y'imitungo, icya gatatu bishingiye kutubahana, bishingiye kutabwizanya ukuri. Hari ikintu wanze kuvuga kigendanye no kubwiza umuntu ukuri. Hari ikintu bita kubwizanya ukuri. Rero urwo rugo wa mukobwa
yagiye kuruzamo afite tageti. Ese mu by'ukuri yaje afite ukuri? Nimba yaratangiye kera kose nta kuri, azibuka kugira ukuri ageze mu muryango? kubara mbese kubaransa ibintu cyangwa se kubara ngo umenye ikintu cyakubeshaho, mbese kujanisha ibintu nk'ibyo. Ntabwo ibyo bintu wabyiga, cyangwa ikinyabupfura. Imibare n'ikinyabupfura ntabwo wabyiga ukuze. Ntabwo wabyiga ukuze ngo bizemere. Imibare n'ikinyabupfura ntabwo wabyiga ukuze. Niba rero uri wa mugore wavukiye mu buzima bwiza, utazi kuvuga ngo mfite ibihumbi 100 nakora iki nakora iki nakora iki, kumva ya mafaranga 100 ndacyari umukobwa ndagenda enjoying ashiri, nushaka n'umugabo niko bizagenda. Niba uri umuntu utazi kubara ngo umenye ngo ndi mu rugo mbonye amafaranga, se amafaranga nayakoresha mu buhe buryo, ukumva kuzahora muri ambiance ya kera uri umukobwa uri umwe kandi ufite abana, ntago rero wambwira ngo iyo mibare uzayiga urugezemo. Niba rero uri wa mugore cyangwa se wa mukobwa utaratojwe kubaha, uri iwanyu ukarinda ukuru ukagira imyaka 25 ugashaka ukabyara, icyo kinyabupfura ntago wakigungana gutyo ngo byemeye. Rero mbona ibintu byinshi byarapfiriye hasi, cyangwa se ariko akunda umuntu avuga ngo mbara nkubare, si umugabo ndamushatse nzamukuraho iki, uyu mugore ndamushatse azanyunganira iki mu buzima, mugashakana ari imibare tu. Rero yo mushakana kandi ngo nyinshi zubakiye ku mibare. Yes, abenshi ni ku mibare, mbara nkubare. Hari ukuntu n'umugabo ashobora kutakubaramo amafaranga akavuga ati umugore yabyara abana beza. Yes. Umugore hari n'umugabo umunebwe ndabizi pe. Nta kintu yamfasha mu buryo bw'amafaranga, ariko basi azambyarira abana beza yicara. Yego, umukobwa nawe akaba avuga ati ku rwego rw'umugabo. Ariko si umunebwe, nimba ari umunebwe ubwo ntago no mu burere ari umunebwe ra? Oya, shobora kutaba umunebwe mu cyumba, ntago yaba umunebwe, agukunda ntago yaba umunebwe. Hari umuntu nyine waramenyereye guhabwa, gutamikwa, akumva atakwiha ngo byemere. Ntago wambwira rero ngo umuntu warinze akura agashaka atarakura n'akazi k'50,000, ntago wamubwira ngo fata 200,000 ujye kwa Mutangana ucuruza imbuto, yakubwira ati sheri nariko jye ugenda ukore nzarira abana. Niya mibare twavuze. Rero ibintu bipfira hasi muri fiançailles, ugasanga umuntu akwihishemo, nakubwiye ko akunda gusohoka, ahubwo nabona wafashe isafari azajya arara mu kabari. Ni kwa kuri wavugaga abantu batabwizanye ukuri nyine bateretana cyangwa bafiansanya, ugahora wumva nyine hari ibintu byawe wagize amabanga uzihererana, utabwira umugabo utabwira umugore, bikazagera kuri kawe bibona urugo rwarangije gusenyuka. Ingo nyinshi nuko zubatse. Yego. Biragoye gusana urwo rugo cyangwa birashoboka? Biracyashoboka. Kuko ndabizi neza ko jye muri njye numva ko nta kintu kidashoboka mu gihe mwese mufite ubushake bwo kugira icyo mukora. Ese gusana urwo rugo birashoboka? Kuko urwo rugo rusa n'urwasambutse. Gusa urugo mbona gusana bitashoboka ni urugo rw'umugore washatse umugabo amukurikiyeho ibintu bikaza kubura. Urwo rugo ntiwarusana udafite amafaranga. Niba umugore yaragushatse akurikiye amafaranga, na kagasure yabonaga noneho nuyabura arahera ku kirenge avuga ati uyu mugabo namushatse banziritse. Cyakoze umuryango wubatse ufite urukundo no gushakisha, bose mukumva ndashaka nawe ashake duhurize hamwe, hakazamo utubazo nyine tubazo two tubaho. Urwo rugo warwunga wanakongera ukarusana bikemera, ariko umuryango wubakiye mu mibare mbara nkubare, uwo nguwo rwose nyine amaherezo aba ari divorce. Keretse iyo ya mibare yanyu mwahuje ihuye, icyo ngushakaho nkakibona, icyo ushakaho ukakibona, nibwo nyine muhuza. Birashoboka yuko umuntu yakubaka urugo ku mibare kandi urugo rukabaho? Yeruba. Niba naraje ngende umugore nkagukurikiraho amafaranga ugakomeza ukayagira, ndahaguma. Kuko niyo naje nshaka aracyahari. Keretse niba yabuze nyine, niba mbona naryaga inkoko zuzuye muri firigo, inyama, amafi, nkabona noneho nsigaye ndya imvange icyumweru kigashira, ndarusohokamo nigendere kuko ntago ari byo byanzanye. Ujye gushaka nazanywe n'amafaranga. Ujye gushaka inkoko ziri. Kandi hari abagore bameze bari. Barahari.
aravuga ati ngewe umugabo wakennye reka ntacyo twavugana. inkoko hafi aho ngaho zitabonetse ntabwo urugo ruhari. ntabwo ahari rwose. ubwo rero ntabwo yashatse urugo, yashatse inkoko. niko mbitekereza. gusa ikibazo uwo mugabo aba afite ni ukuba ataramenye ese uyu mugore ashatse kubera ibyo mfite cyangwa arankunda. kuko ubaye waramenye ko uwo mugore agushatse afite ibintu, uruko ufite ibintu, uba ugomba kwihiringa mpaka ukabigumana kugira ngo utamuhomba. mu gihe rero utabimenye ubuzima bukagera bukanga, amafaranga akagucika, uramubura kuko yaje ari. ariko se mu by'ukuri ni uko adafite urukundo cyangwa ahubwo urukundo rwaragabanutse cyangwa se hari mu gake, kuko sintekereza yuko ushobora gufata decision yo kujya kubana n'umuntu nta kantu kitwa urukundo gahari. ntabwo mbizi. birashoboka cyane kuko iyo ukunda umuntu uramwihanganira, iyo ukunda umuntu uramwumva, mutega amatwi. mbese uzarebe umuntu utagukunda n'ubundi nta mwanya wo kukumva, ko umuntu buriya wahaye umwanya ukamutega amatwi aba yagushoboye. rero niba wa muntu we yaraje, twavuze ngo ebyiri: urugo rwubakiye ku bucuti, urugo rwubakiye ku rukundo, urugo rwubakiye kumva ukunze abana bawe n'umugore agakunda abana, kumva nyine uwo muryango ntiwasenyuka. ariko hari undi waje afite tageti y'amafaranga, akavuga uyu mugabo mu myaka 5 ngomba kuba mukuyeho ikintu atazi ko gifite. donc akabikora mu ibanga. yes. no, ntabwo ndumva noneho aho ngaho birarenze. ushobora gushakana n'umuntu akaza afite tageti mu ibanga. yes. ku buryo umugabo atabizi, hanyuma iyo tageti yamara kuyigeraho mu ibanga kandi akagucika akagenda. ashobora kutagucika, nibyo nakubwiye. kubera yuko niba njye naraje nkavuga ngo ndagushatse wo mugabo, mfite gahunda yo kuba mu myaka 5 tuzamarana, narubatse inzu utazi, mfite iyo tageti, noneho nagira umwaku mu myaka 2 ukaburakemye, nkabona ya nzu sinzayigeraho cyangwa se kintu nagushakagaho ntabwo nzakibona, nzakureka nigendere kuko naje ari tageti y'ikintu nshaka kugukuraho mu myaka 5. ariko njye ntekereza yuko yakabaye ibanga ry'umugore ugaragaza yuko ari mu kazi cyangwa se yitaye ku rugo rwe, nimba ashobora gusevinga, reka mbyite gusevinga, ayo mafaranga akayasevinga mu myaka 5 akabakuyemo ikintu kiri hariya utari ubizi. njye ntekereza yuko icyo kintu twagishimiye umugore, sinzi niba icyo kintu aba yaragishyize ku ruhande rwe, atari uko akeneye iterambere ry'urugo, ahubwo nicyo kintu yaje akeneye. hari abagore hanze babikora, barahari benshi, ngenda nabazi. akaza agukeneye ikintu muri iyo myaka, niyo mpamvu agukuraho ikintu, ejo yabona nta kintu gifite, akavuga ati uyu muntu se niba naramushakaga inzu 2 nkaba mbonye imwe, basi kambe njyanye ngiye gushaka n'undi, kubera yuko ataje agukunze, yaje ashaka. none se abagabo ni butike? oya, ntabwo ari butike, ariko hari igihe biba ngombwa ko babaza. hari igihe biba ngombwa. abagabo bashobora guhinduka butike, bashobora guhinduka supermarket, bashobora guhinduka banki. yes. mu gihe umuntu ataje agukunda, yaraje akunze ibyo ufite, waba banki, mva waba na beneri. yego. ariko tutirangagije ko hari umuntu uzanye nagukunze akavuga ati ubu buzima nyine nibuhinduka nzihangana, nibuba bwiza it's okay. nabo barahari, ariko umubare munini urebye ni umubare w'abantu bashakana kubera imibare umwe icyo ashaka ku wundi. dushyigikira iki muri ibyo byose? dushyigikira urukundo nyine, dushyigikira ingo zitarimo amakimbirane. mu kiganiro cy'ubushize twigeze kuganira nawe, waratubwiye ngo nta rukundo rukihari. ndacyakibuka, waratubwiye ngo nta rukundo ruhari, kimwe nuko watubwiye ngo nta sugi zikibaho. umugabo wagiye gushaka umugore we azi neza yuko ashatse isugi, yagerayo agasanga atari isugi. urwo rugo rumeze rute ku munsi wa mbere? kandi ni imiguruko, kandi mukunda kubeshya muti rwose twebwe ni uko nguko tumeze, ariko ku munota wa nyuma wabona uzafatwa ukavuga ati ariko rero urebye narabeshyaga, cyangwa hari ukuntu byari bimeze, cyangwa se ntunanabivuge ukabyihorera. urwo rugo rumeze rute nimba rutangiriye
watangiye kubeshya kera mutari mwana abana ubeshya n'ikintu kizagaragara urwo rugo ruriho ese urwo rugo ubundi rurimo urukundo niho nashaka kugera waravuze ngo nta rukundo sinzi niba umuntu ugukunda ashobora kukubeshya ikintu nk'icyo ngicyo ntabwo nyine umuntu ugukunda nibyo nakubwiye umuntu ugukunda yakwihanganira ubuzima bwose wacamo ariko umuntu utagukunda yemerewe kugusiga mu gihe cyose abona icyo yaje ashaka atakibona hari umuntu rero ushobora kwihangana akavuga ati ubuzima tuzabanamo hari n'undi ushobora kuvuga ati reka reka ibisimba imenyere sinabishobora gusa mu bigaragara urukundo ni ruke cyane muri iyi minsi ni ruke pe ni ruke ariko biracyashoboka ko abantu barugarura bigakunda hakorwa iki kugira ngo urwo rukundo rwabaye ruke yarugaruke ni uguhindura ingamba nyine ingamba duhindura neza wagendaga nabi akiga kugenda neza wari ufite amakosa nyine akikosora uzareba iki kiganiro cyangwa se uwumva akeneye guhinduka mbese mu rugo rwawe wumve ko uri umugabo wubahiriza inshingano z'umugabo umugore nawe yubahiriza ize hanyuma mwite kuri ba bana namwe mwubahirije inshingano zanyu guhinduka biracyashoboka urugo rufite amakimbirane biracyashoboka yuko ayo makimbirane yahagarara benshi mu bantu tujya tuganira baba ari ababyeyi abagore cyangwa abagabo tujya tuganira usanga benshi bafite ayo makimbirane kandi rimwe na rimwe amaze igihe kinini yarakuze ayo makimbirane niyo abyara ibyo twakwita ibikomere niyo abyara ibintu by'ibikomere kubera yuko amakimbirane niyo agenda agakura akarema igikomere kigakura iyo kimaze gututumba rimwe na rimwe kiranasohoka kiraturika kikajya hanze niho tubona abantu benshi usanga ibintu byabarenze mu buryo bwa kontorore ko bishoboka yuko umuntu ashobora gushaka afite ibikomere birashoboka yuko urugo agiyemo rwamwomora igikomere cyangwa ahubwo rushobora kuba rwatuma n'ibyo bikomere bikomeza kubaho cyangwa bikaniyongera umuntu aramutse abaye yaragushatse azi ibyo bikomere wagize yego akagushaka agukunze atari ya mibare twavuze byashoboka ko yakwibagiza ibyo bikomere birashoboka niba yaragushatse kuko agukunze nta mibare irimo azi ibyagukomerekeje azi ibyo wanga azi ibyo wanyuzemo udashaka kongera gucamo byashoboka yuko akugarura mu murongo wo kongera kugira urukundo ukaba umuntu muzima kuba umuntu muzima birashoboka mu gihe bagushatse ufite ibikomere ariko babizi ko ibyo bikomere wabigize nawe uwo muntu waramushatse umukunda nawe agukunda nta mibare nta kuvuga ngo kanshaka uyu muntu kugira nzabeho neza cyangwa bizagende gutya hari imvugo iri hanze ahangaha ivuga ngo nta muntu wo kwizerwa bitewe n'impamvu benshi ntabwo bagifite abo bizera ku buryo yamuganiriza rimwe na rimwe ugasanga na wa wundi mugiye kubana ntabwo urimo kumubwira ibyo ugomba kumubwira kuko udafitemo kumwizera nk'uko bikwiriye koko uracyashidikanya ukazajya ugera no mu gihe cy'urushako mushakana ugishidikanya kubera yuko nta kwizera ese niba waramushatse utaramubwiye kubera ko utigeze umwizera nk'uko bikwiriye bizagenda gute azakomora cya gikomere gute kandi utaramubwiye ni ikibazo nyine ntabwo none se keretse ari umuntu werekwa kandi niyo wakwerekwa ntabwo imana yerekana ibintu byose rero baravuga ngo iyo ushaka gukira indwara urayirata ntabwo waba ushaka gukira indwara runaka ngo uhishe muganga nkeka ko umuntu uba ushaka kubaho ubuzima bwose muri kumwe nta kintu wamuhisha sinzi niba umuntu mugiye kubana ubuzima bwose nk'uko nabikubwiye ati nafashe ku idarapo nararahiye ukamuhisha ibikomere byawe ntabwo byakira ntabwo byakira kuko ashobora no kugukomeretsa atabizi ko agukomerekeje kuko atazi ko icyo kintu gikunda cyangwa ucyanga abakobwa benshi barimo barihutira gushaka muri iyi minsi barabiharaye baranabiharaye ese koko barashaka kubaka urugo cyangwa ntabwo babishaka bashaka kwambara ikanzu bashaka kwambara ikanzu afite mariage ntabwo ibareba
nyuma ya mariage ntabwo bibareba, ntabwo bibareba. donc ntabwo nyuma ya mariage ni mu rugo. Ubundi nyuma ya mariage ni mwe babiri. Imiryango ibiki biza nyuma, hari uko hari ibyabananiye mwitabaje abantu cyangwa se hari ukundi kuntu byagenze, ariko after mariage ni mwe babiri. Rero hari ukuntu abakobwa bashaka ingo akumva nyine nkeneye ikanzu, nkeneye ko iwacu bicara mu gisharagati, nkeneye ko abantu babona ko nahesheje ishema umuryango, ariko nyuma ya mariage naho bakwiye kuhareba ko hari mariage nyinshi zirimo gupfa cyangwa se zikunze kubaho zanagize n'ibibazo kubera influence cyangwa se kubera uruhare runini rw'umuryango watangiye kwivanga hagati y'abantu babiri. Ese birashoboka yuko umuryango mugari ushobora kwivanga ukagira ibyo wica cyangwa kwica ya miteguro yo kwinjira muri rwa rugo? Ese biranashoboka yuko hari n'icyo yakwica wa muryango, hari n'icyo wakwica muri rwa rugo rwamaze no kubaho? Birashoboka cyane. Nk'ubu wowe ubaye ufite umwana w'umuhungu agashaka umugore wenda wari uzi ko ari umwana mwiza, ari umurokore, yakijijwe, ejo ukabona umukazana wawe, ubwo siko twamwita se, ukabona yaraye ku muhanda yasinze. Hari ibintu biba bigaragara umuntu akora bigaragarira amaso. Hari n'ibindi bita ibihuha, kumva ko wenda umugore yageze mu muryango kuko mutamushaka gusa. Hari ukuntu amaraso adahura, ukareba umuntu ukabona ntabwo umushaka, cyangwa se hari undi mukobwa umuhungu wawe yaguperezanse akagira ibikorwa akora, ukabona ko uwo muntu ukwiye kumugumana nk'umukazana, ariko wenda umwana wawe baragize ibindi bintu bapfa, akabona ko atari umuntu babana ubuzima bwose. Ugasanga rero niba hari imico umuntu winjiye mu muryango wanyu afite mutari muzi, murahita muprovoka umuhungu wanyu mumwereke ibibi by'uwo mukobwa, nawe bibe byaba ngombwa yuko amureka bitewe n'uko nawe abibona, cyangwa se n'ubushuti asanzwe agirana n'umuryango avukamo. Rero bipfira ko abantu benshi bashakana bataziranye, nicyo kintu mbona. Abantu benshi bashakana bataziranye, nubwo kumenya umuntu bigora, ariko hari ibintu by'ibanze umuntu yagakwiye kumenya. Bishobora gufata igihe kingana iki kugira ngo umuntu amenye undi, cyane cyane bagiye kubana? Umuntu mugiye kubana rero kugira ngo umumenye kenshi uramutungura. Uramutungura. Ntabwo ari ngombwa ngo njye guhura na sheri namubwiye sheri ndaje, oya. Ntabwo ari ngombwa wowe niba uzi ko wenda mba ahantu runaka muri famiye cyangwa se mba mu rugo, ntabwo ari ngombwa ko igihe cyose tuzajya duhura, kuko niduhura igihe cyose nakwiteguye ntabwo uzamenya ukuntu mu rugo mba meze. Ese banza umenye uyu mugore ngiye kumushaka, musuye mutunguye abameze ate mu rugo. Cyane ko bavuga ngo umugore mwiza ngo umubona atari yagira gute akibyuka. Banza umenye ngo uyu mugore ngiye gushaka. Ibaze ugiye ugasanga hari ikintu wigeze kuvuga ngo abagore ngo ugasanga ngo umugore ngo yahaye umwana igikoma ngo cyaciye cyageza. Ibaze ugiye ugasanga nyine ni hari nk'umukobwa uri gutereta usanze bimeze bityo. Ese ibyo bintu buriya birashoboka ko wakomeza cyangwa ugera aho ugasitopa? Ushobora gukomeza ariko ukamubwira ati ibi bintu bikosora. Iyo ukunda umuntu nyine uramukosora, uramubwira ati nshaka ko ubigenza gutya. Byashoboka, wabishobora. Ko nkunda umukobwa witwara gutya, wabishobora. Wabona atabishoboye bidahuye n'uko umushaka ukamureka hakiri kare, kugira ngo kuko noneho yageze mu rugo reka wamubwira iki se? Ikintu wamubwira ariko aba yarafashe ku idarapo, bimwe navuga aba yarafashe ku idarapo, aba yarabifasheho. ariko ubanza gufata ku idarapo ari ikintu gikomeye. Nicyo kintu abagore bibeshya bakavuga ngo bahaye agaciro ko basezeranye. Isezerano ni ryiza, ariko se nyuma y'isezerano witwaye gute? Rero umubano w'umugabo n'umugore ushobora kwicwa n'abandi bantu bitewe n'amabwire, cyangwa se bitewe n'uko wowe ubwawe ufite defu ugaragaza hanze zigaragarira amaso y'abantu. Birashoboka byombi. Birashoboka ko umuntu ashobora kubaka umuryango ukaba mwiza, kimwe n'uko ashobora kubaka umuryango ntumubere mwiza. Bisaba iki kugira ngo umuntu afate umwanzuro wo kuvuga ngo uyu muryango ndabona
bisaba intambara zingana iki? Bisaba amakimbirane angana gute kugira ngo umuntu agere ku rwego avuga ngo uyu muryango ndabona bikomeye? buriya urugo rwubakira ku cyizere n'imbabazi no kubahana. buriya ubayeho utubaha umugore ntakubahe iri mu mpamvu yatuma usenya. ubaye uri muri ba bagabo badashaka kumva umugore niba yakoze ikosa ngo umenye impamvu yarikoze, nta rukundo ruhari. gusa ibintu byose bibaho kandi turi mu isi, ntago wahora uri mwiza nta nubwo wahora uri mubi, ariko niba ubonye ikintu gikosamye mugerageze muhindure. nubona umuntu adashobora guhinduka cyangwa se udashobora guhinduka nk'uko abishaka, niho handi nyine muratandukana kuko umwe nyine abaho abangamiye undi. umwanzuro turimo gusoza kugira ngo abakurikiranye ikiganiro cyangwa se abakunzi ba Ringa TV show tugire icyo dukuramo. ibirimo kubera mu muryango cyangwa mu miryango muri iyi minsi, mu magambo makeya, birimo biraduha ishusho neza koko yo kubaka umuryango w'ejo hazaza? ese biraduha ishusho ku kigero kingana gute? cyangwa nimba bitanashoboka ubwo turimo turaruhira ubusa? kugira ngo udufashe utubwire. hari ukuntu abantu bubaka barebanyeho, bagiye kukivuga ukavuga kanubake nko kwa runaka, kandi bajya bavuga ngo ingendo y'undi iravuna. baho nkawe, wubake nkawe, wumve ukeneye urugo rutandukanye n'izindi ngo. nubaho wumva ukeneye urugo rutandukanye n'izindi ngo uzubaka, ariko nushaka kubaka nk'abandi bizakuvuna. bizakuvuna kuko ntabwo ubuze impamvu runaka yubatse kuriya, ntabwo ubuze impamvu umugore we ameze kuriya, ntabwo ubuze impamvu yitwara kuriya, wenda babyumvikanyeho. wowe rero nujya kwitwara gutyo, nitware nk'umugore wa runaka, umugabo ashobora kutabikunda, ariko numva ibintu bikwiye guhinduka. umuntu agahindura ku rwego rwe, umugore agahinduka nk'umugore nyine akubahiriza inshingano zo kubahwa umugabo, akamukunda, akamwihanganira, yarangiza ibyo abona bidahinduka akabwira umugabo tubigenze gutya. ariko atagiye kuba igikoresho nanone. ndabyumva, ntabwo umugore ari igikoresho, ariko wakunze umugabo ukamwubaha, ukamwihanganira, izo nshingano za mbere zireba abantu bombi. naho ibyo kuva mu rugo guhaha, umugabo yahaha n'umugore yahaha, ntabwo guhaha ari inshingano z'umugabo gusa. akazi k'umugabo ntigahagarara se umugore ari gukora. uzahaha kandi ntiwumve yuko urasuzugura umugabo kubera ko wahashye. wanamugurira imyenda ukamwambika. si genda ni genda, ariko nyine abagore hari ukuntu duteye twumva uruhare runini ari urw'abagabo, ariko ntabwo ariko bikwiye. ariko hari akantu mujya mukorana ko rimwe na rimwe kananshanga, ugasanga iteka ryose turimo kugana ku musozo. rero abakunzi ba Ringa TV show, ndagira ngo tubabwire ko birashoboka cyane kubaka, ariko kubaka urugo rwiza. biranashoboka cyane ko wakubaka n'urugo ukarwubaka ariko rukazaba rubi. gusa nanone amahirwe yo guhinduka, amahirwe yo kongera kwisubiranya birashoboka. niyo mpamvu twahisemo kuganira ku biganiro bitandukanye, cyane cyane byibanda ku muryango, aho tureba ko kabone n'ubwo wa muryango waba waragize ibibazo cyangwa warahuye n'amakimbirane, birashoboka ko wa mugore yahinduka, birashoboka ko na wa mugabo yahindukira, birashoboka yuko bakwita buri muntu wese ku nshingano ze nk'uko twari turimo tubivuga, kugira ngo bubake umuryango. intego nyamukuru ni ukubaka umuryango ufite icyerekezo cy'ejo hazaza, kuko kutubaka umuryango kwanyu mwebwe ababyeyi, mwibuke ko murimo kubyara. nimba mubyara rero abana barimo barabareberaho cyane. ingo nyinshi muri iyi minsi zifite ibibazo kubera yuko imiryango bakomotsemo bajya gushinga izo ngo, bafite ukuntu babonaga barimo kubana, ababyeyi babo babanaga. buri muntu wese, yaba ari umugabo yaba ari umugore, afite uko yavuye mu rugo iwabo bimeze. ndagira ngo dusoze utanga nk'umurongo cyangwa se utanga nk'inama kuri bano bakobwa barimo kwitegura gushaka.
cyangwa se barimo kujya gukora umuryango mushya, batibwira yuko hari abantu bajya bavuga ngo urugo ni paradizo. Kuri wowe urabyemera? Arababeshya. Kuri wowe ntabwo wemera ko urugo ari paradizo? Ntabwo rwa paradizo ahubwo rubaho. Bajya bavuga ngo urugo ni ijuru ritoya. Kuri wowe urabyemera cyangwa ntabwo byemera? Impamvu mvuga ko nta paradizo y'urugo ibaho, uyu munsi bishobora kugenda neza ejo bikagenda nabi. Ariko no muri paradizo umenye yuko no muri paradizo, hari muri paradizo muri Edeni, ntuza ntabwo inzoka yagezeyo nyine uhigagira. Rero bijya bibaho nyine. Agatunda se hari ikindi? Hari ubwo batonganye se cyangwa barwane bariyitunda gusa? Bariyitunda. Nyumvire wa muryango. Nyumvire wa muryango barimo kutwigisha. Uvuze muri Edeni nyine bariyitunda, nta irindi kosa bakoze, ntabwo barwanye. Mwe mwirira agatunda. Bari agatunda nyine. Inzoka yabashutse. Urumva rero muri Edeni naho nimba byarabaye, urumva na rwa rugo birashoboka. Ariko impamvu bavuga, je ntekereza ko impamvu bavuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito, urugo rwiza ni Edeni, bishobora kuba ari ahantu heza umuntu ashobora kuruhukira. Nuko nzi ko ubundi mu muryango umuntu akwiriye kuruhuka, naho akwiriye kuruhukira. Nkurikije jewe uko mbyumva. Ese koko bararuhuka? Ni imvange ntabwo bihora ari byiza gusa. Hari igihe mushobora kugira iminsi myinshi myiza, imikeya akaba ariyo mibi, ariko iyo mike nayo iba yabonetse. Rero ngewe inama natanga ku bakobwa bagiye kurushinga cyangwa n'abasore, kuko urugo ni urw'abantu babiri, ubwo nabagira inama yo gushaka umuntu bakunda kandi bakamushaka badashingiye ku bintu uwo muntu afite. Ukamushaka umukunda kandi wiyemeje ko ibintu afite niyo byazageraho bikaba bikeya wazihanganira ubwo buzima. Kwihangana, kubwizanya ukuri, icyizere n'urukundo, kudashyira kuri pressure uwo mwashakanye, kutamuhoza ku nkeke. Uri hehe? Uri mu biki? Uri kumwe nande? Ibyo bintu jewe ntekereza yuko ibyo bintu biri mu bintu bishobora gutuma n'umuntu akora n'icyo atakagombye gukora. Stress nyine umuntu aba ari kugustress. Uri kumwe nande? Wagiye hehe? Witwa ite? Hariho jewe nzi, hari n'imiryango nzi jewe umugore ashaka kukubwira ati jewe ntukampamagare. Rimwe na rimwe hari umpamagara nkumva ni stress. Umugabo avuga ati ntukampamagare cyane. Hari umuntu uguhamagara buri munsi ari ibibazo gusa kutura. Stress. Rero wa mugore we birashoboka yuko iyo stress wayireka, umugabo wawe akagira amahoro. Wa mugabo we birashoboka ko stress wayihagarika, umugore akagira amahoro. Kandi buri muntu wese akamenya icyo agomba gukora. Umugabo ni nako Bibiliya ivuga, umugabo twebwe ngo turakugira gute? Twe turakunda, abagabo ngo barakunda, abagore bakaganduka. Kuganduka ni muri byose. Rero nutaganduka ngo uganduke wese uganduke, kandi kuganduka kwiza no kugandukira no mu buriri. Niho bipfira byinshi. Ibintu byinshi niho bipfira, kuko nzi ko hari abantu bajya batera story bagadusetsa bakavuga ngo buriya mu buriri ngo n'inka barazitanga, n'amamodoka n'amavewiti barayatanga rwose nta kibazo gihari. Rero wa mugore we aho kugira ngo ujye gushaka vewiti biciye mu zindi nzira, yaka umugabo wawe arayiguha. Arayiguha, birashoboka ko yayiguha niwitwara neza. Yego, ibyo nawe urabihamya. Password ni uguhinduka ukitwara neza nyine. Password ni uguhinduka ukaganduka, hanyuma ukubaka urugo rwawe neza. Nta kintu cyiza nko kugira umuryango utuje, kugira umuryango uri mu mahoro, kugira umuryango ubanye neza. Nta kintu cyiza, nta kintu gisa nkacyo. Nta kintu cyiza nko kubahana, nta kintu cyiza nk'uko umugabo yubaha umugore, umugore ntabone yuko ntabifate for granted, ntabifate nk'aho ari ibintu bidafite agaciro. Nta kintu cyiza nko kubona umugore yubashye umugabo, umugabo ntabone ko umugore nta kintu ashoboye, ahubwo ari ipfundo cyangwa ari izingiro ryo kugira ngo bubake umuryango wabo. Bakunzi ba Ringa TV Show, turabashimiye. Reka dusoreze aha ngaha. Twari kumwe na Sakina. Oya, ntabwo giye Sakina mbivuga. Twari kumwe na Bijou.
twari kumwe na Bijou kubera yuko ngo ni umubijuteriye nimba ariko babivuga mu gifaransa simbizi. Hanyuma ntago twasoza tutababwiye ngo yari Iringa TV show, ariko subscribe ibikenewe, nyine wakumva ikiganiro cyakuryoheye ugasiga comment munsi. ariko ubundi buriya ntabwo cyangwa nawe ukabasha gutanga nk'ikiganiro ushaka gutubwira ko burase ushaka gutubwira guteze ntabwo nawe wahise uceceka. babyumvise ushaka kutubwira ukuntu ubayeho wese, ushaka kutubwira ukuntu bikugendekera iyo wageze hariya, ushaka kutubwira ukuntu ujya utanga amafaranga y'amatike, ariko se bite byawe? ubushize yatanze amatike ubona yohereza gasi kutubwira ukuntu ujya utanga yandi ndiyangana bwa mbere wanje mu wasengisa uzayataye mu sengisa mirizo cyangwa ibiceri. ano umva wewe n'umwana mwiza agakora mesha ubayeho nabi ndeba aciriritse ni data urumva oya nutu yataye mu ngajya gukora akayataye urumva gushinze idira agiye gukina ayije mu nsingo 4G ranchiranye baye kanjene kireza iti kinga no muri salo mu Avenisek bana ndavuga ati ndagwa kandi ka Avenisek ugeze muri salo ngiye kuri bank kwa bwakoraho telefone gukinnye umutwe nyine nyine cy'umutwe ariko namukuzaniye abifite bimamya ariko namukuzaniye harancika se niyo mpamvu tugiye kujya ntabwo wabinkora ntabwo yabigukora rero ntabwo ari buncike pe ntabwo ari bugucike, so nimwibuke akagaruka kuri Iringa TV show, ikiganiro cyacu waba wagikunze sharinga hamwe n'inshuti zawe, shyira status zawe. Murakoze cyane kandi tubashimire kuba mwasetse. yari cameraman wacu dukora cyane promota